umworozi w'inzuki aba yitwa nde ko numvise ubizi hehehe yitwa ndera yitwa ibyora nibyo utarabivuga yitwa gutemana umuvumvu niba atari umuvumvu ni ikindi kintu ntibuka umuntu uvugwa muri Bibiliya cyangwa se dusanga muri Bibiliya utajya ugaragazwa inkomoko ye nyina ntavugwa ise ntavugwa no gupfa kwe ntavugwa yitwa nde Eliya avuze Eliya iyo bavuze ngo ahatari amahirwe utera ibivuzo bikamera baba bashatse kuvuga iki ahatari amahirwe utera ibivuzo bikamera ahantu hitwaga kera mu Bwishaza ubu ni mu kahe karere mu Bwishaza yego mbaye umusoro no kwiziransinze birarangiye ntabwo mpazi pe tuba ntahazi kugira ngo ngukopeze niho hakomokaga wa mukobwa w'intwari witwa Ndabaga we ahakomoka urahazi twizere ko mumeze neza mfite bavandimwe bakunzi ba Muyenzi TV show aho muri hose turabasuhuje twizere tudashidikanya ko mwamaze gukora subscribe mube mutarayikora mwayikora tukajya tubana 5 kuri 5 nkuko mubisanzwe mubizi tugeze muri wa mwanya mwiza cyane wa Bible quiz ni ibibazo tubazanya byo muri Bibiliya atari uguhangana atari kubona amanota menshi ahubwo ari kugira ngo turebe ko dusoma namwe mudukurikiye musoma uno munsi nge wagira ubuntu bwo kuyobora iki kiganiro nitwa Tuyisabe Neraso ndi kumwe n'umwe wari usanzwe atubaza ibibazo byinshi bikomeye ariko natwe uyu munsi tugiye kumubaza ni umukobwa mukunda muri benshi kandi mwiza yitwa Deborah amakuru ni meza neza neza yego urashima Imana urashima Imana mbere yuko twinjira muri Bible quiz hari ibindi bibazo tuba dusanzwe twibaza kenshi cyane cyane nakunze kubona bikunze kugora abanyarwanda benshi turi mu kwezi kwa gatandatu mu kinyarwanda kwitwa ngwiki kwitwa Kamena baguha amashyi n'ibyo rwose ukunze kuba uri umwe mu basomyi basomye Bibiliya ndetse cyane nkundira tuze guhita turasa ku ntego cyangwa se tuze gutema dukokora kugira ngo tutaza gutinda mu ntumwa za Yesu uko zari 12 twabonye cyangwa se twasomye ko Yuda yaje kubagambanira Yesu ese intumwa yasimbuye Yuda yitwa nde mana we ndayibagiwe ninde ufite amasegonda nk'icumi yo gutekereza ndamwibagiwe buriya baraza kumutubwira muri comment cyangwa se nitujya gusoza wamwibutse uraza kumutubwira muri Bibiliya dusomamo umugore cyangwa se yego umugore abantu benshi bakunda cyane witwa Esther sumuzi Esther watubwiye mukeba we bakatubwira n'umugabo we mukeba we yitwaga Vashiti noneho umugabo we yari Ahasuwerusi baraza kutubwira muri comment muri Bibiliya kandi hari undi muntu dusomamo waramenye igihe kirekire ninde waramenye igihe kirekire Metusela yego baraza kutubwira muri comment ariko sikoro mbona byose ugiye kubona 100% byagenze gute hanyuma tubwire abagore babiri dusanga muri Bibiliya bari batwite barahoberana maze umukuru aramenya umuto ni Mariya na Elizabeth utubwire n'abana babye kugira ngo baze guhita babyumva yego Mariya na Elizabeth barahoberanye abana babo barasimbuka mu nda Elizabeth yaratwite Yohana Mariya atwite Yesu kigaragara warasomye rwose uri kugenda ubikora cyane rwose noneho ndakubwira abantu babiri noneho tuza guhita duhitamo umubyeyi w'umwe muri abo bantu ndakubwira no kuvuga ngo abantu ndakubwira ni Enoki na Henoshi abo bakaba harimo umubyeyi wa Metusela wigeze kutubwiraho ari we twabonye ko waramye igihe kirekire muri abo bagabo babiri ise wa Metusela ninde hagati ya Enoki na Henoshi ni hagati yandi ya Enoki na Henoshi
ni ugutombora umwe muri bo ukavuga ati uyu ni uwabyaye Metusela ni Henoshi. Yes, ubwo baraza kutubwira ariko kugira ngo utaza kugomeza kugira ubwoba ubundi bwo nibyo. Ahubwo tubwire muri bya bitabo 66 bigize Bibiliya ni ikihe gitabo usoma cyose ukarinda ukirangiza udasomyemo izina Imana? Ntacyo nzi. Ubwo ikindi gihe uzaba wakimenye. Ndaza kubishaka. Yego. Tukira aho ngaho ku by'ibitabo Bibiliya igizwe n'ibitabo 66 nk'uko ejo nabikubajije ukanabimbwira turimo tuganira. Muri ibyo bitabo 66 urambwiramo ibitabo bibiri buri gitabo gifite igice kimwe. Ubwo no kuvuga ngo ntago kijya kigira ibice bibiri, kigira igice kimwe nyine, ntago bavuga byinshi. Ibyo bitabo ni ibi uratubwira bibiri. Ukavuga igitabo gifite igice kimwe ariko ukabivuga ari ibitabo bibiri. Ntago mbyibuka. Nabwo ntago byibuka. Muri Bibiliya dusomamo umugabo wari ufite wasabye Imana ubwenge bwinshi witwa Salomo, ndetse bikavuga ko yarongoye abagore 700 bemewe n'inshoreke 300, ndetse burya ngo yabyaye abana 4. Bari mu bantu nyine barongoye abagore benshi bakabyara abana bake. Tubwire umwana umwe wa Salomo. Yesu we, ntago ndi bubyibuke ibyo bintu. Biransaba kongera gusoma pe. Birasaba kongera gusoma. Ariko uri kugenda ubikora ibyinshi, nicyo cyiza cyawe, biragaragara ko wasomye. Noneho ngiye kukubaza muri ba bantu banditse ibitabo noneho. Urabazi nyine, waranabisomye, si ngombwa kubakubwira. Banditse ibitabo nyine. Kuri ujya kumva ngo igitabo yenda cya Nehemiya, igitabo cya noneho nge urambwira umuntu wanditse igitabo cya ibitabo ni bibiri nyine yanditse nyine, ndakubwira mu byo yanditse byinshi ndakubwiramo bibiri, umbwire ngo ibi bitabo byanditswe n'uyu nguyu. Umuntu wanditse igitabo cya Filimoni n'icya Tito ninde? Yitwa nde? Paulo ninde? Ntago mbyibuka. Aravuze ngo ni Paulo ninde? Ntago mbyibuka. Ubwo usubije ikiri cyo? Ntabyo nzi. Ubwo byinshi wari ubikoze. Yitwa Paulo kugira ngo ubwo tuzabireba. Ariko ubwo wakishe nyine, ubwo wewe wemereye ko wakishe. Ariko ikigaragara cyo warasomye cyane. None tubwire umuntu uvugwa muri Bibiliya cyangwa se dusanga muri Bibiliya utajya ugaragazwa inkomoko ye. Nyina ntavugwa, ise ntavugwa, no gupfa kwe ntavugwa. Yitwa nde? Eliya. Avuze Eliya, turaza kureba nimba ari byo. Ariko ubwo burabyanga byakunda, wizeye ko ari byo. Hanyuma kugira ngo yenda hari nse usoza kuri Bible, kubera ko ntabwo ibibazo nateguye byinshi, nateguye bike, ariko abantu babyumvise ko bizi. Ariko kugira ngo nze kumenya ko wasomye Bibiliya uyitangiriye mu itangiriro ugasoreza mu byahishuwe, kuko tuzi ko abanza itangiriro agasoza ibyahishuwe, siko twese tubyemera. Ndetse ku bayisomye mu itangiriro ukitangira handitse ngo mbere. Niryo jambo ribanza. Wowe tubwire irisoza noneho. Niyo nkubwira ibanza. Irisoza tubwire ati ni iri ngiri. Hasoza amen. Imana iduhe umugisha ubwo ngubwo. Dukunze kubona kandi uganira no ku bindi bintu by'umuco nabyo, kandi ngo ububizi, kandi nigeze kumva uvuga ko igihugu cyacu nyine kigomba kugira umuco nyine, kugira ngo utazazamo ico cyangwa se utazaca injisho. Nyine mu bibazo bya kera tujya twibaza, tukubajemo bikeya nabyo ukabitubwira ukadugura, hari icyo byabitwaye. Ibyo nshoboye kuko ahangaha no kujya nyine duhana ubumenyi. Yego. Abantu borora inka, bakorora ihene, bakorora amatungo menshi atandukanye. Wari ubizi ko n'inzuki bazorora? Ntago nzi nta burambe bw'inzuki, ntabwo mbiziho ibintu byo korora, ariko ndabizi ko inzuki bajya bazishira ahantu hitwa mu mutiba. Yego. Akazajya no guhakura. Yego. Umworozi w'inzuki aba yitwa nde? Ko numvise ubizi nyine. Yitwa ndera. Yitwa ibyora. Nibyo utarabivuga. Yitwa Gutemana. Umuvumvu.
niba atari umuvumvu ni ikindi kintu ntibuka. yitwa umuvumvu. Nibyo. Ahubwo nanone tukiri ku bintu by'ubworozi, nyine ujya wumva abantu bavuga ngo umuntu afite amashyo y'inka, si byo se? Ubwo nyine amashyo afite inka ahera kugira ngo abe amashyo. Noneho amashyore ahera ku nka zingahe? Ntabyo nzi ntabwo mbyibuka. Ese ubwo ni gute utabyibuka? Ntabwo mbyibuka pe. Amashyore yo ahera ku nka 100. Nyarwanda nkeruka. Ahera ku nka 100. Ishyo suzi inka ziheraho? Oya. Ni inka 8. Narabyibagiwe n'ukuri mubabarire pe. Ukunze kujya mu bukwe ukumva nk'aba MC cyangwa se abasaza bari kuganira bavuze nk'agace ntibavuge ngo dusanze hano yenda Kicukiro, ahubwo ugasanga bakoresheje imvugo zakoreshwaga kera. Niyo ari mu mujyi wa Kigali bakavuga ati ni mu Bwanacyambwe, baba yenda bari nk'i Rwamagana bakavuga ati mudusanze mu Buganza, baba bari nk'i Rusizi bakavuga ati mudusanze mu Kinyaga, baba yenda bari nk'i Nyamagabe bakavuga ati mudusanze mu Bufundo. Sibyo? Ahantu hitwaga kera mu Bwishaza ubu ni mu kahe karere? Mu Bwishaza. Yego. Mbaye umusoro no kwizira nsinze birarangiye ntabwo mpazi pe. Tuba ntahazi. Kugira ngo ngukopeze niho hakomokaga wa mukobwa w'intwari witwa Ndabaga. We ahakomoka urahazi? Nabyo sinsore yatokaga Ndabagara. Ukuri ntabwo mbyibuka. Ngo nabyo uzabimenya ikindi gihe. Genda tugana ku musozo, hari nk'ukuntu ujya kumva nk'umuntu aravuze ati uriya ni umwana wanjye, uriya ni umubyeyi wanjye, uriya ni mushiki wanjye, icyo bita amasano. Urayumva nyine uranayazi? Yego. Ni irihe sano rishobora kwikora abantu ari bakuru? Tuvuge nk'urugero njye ndi muto ntacyo twapfanaga ariko bikazarangira dushaje dufitanye isano. Ariko mbere tutaragiraga icyo dupfana ariko bikarangira dufite icyo dupfana. Ntago mbizi ariko reka mvuge uko mbyumva. Ndavuga nyine mu bice bibiri, nimbikora muzambwira, ninabyica nabyo muzadukosora, sibyo? Hari ukuntu kera habagaho amoko, kuvuga wenda ngo aba bantu ngo ni Abagisira, ngo aba ni Abazigaba, ni Abaki. Ibyo bintu iyo abantu bahuraga bagasanga bahuje ubwoko bahitaga baba abavandimwe. Icyo ni kimwe. Ikindi wenda ntekereza bishobora gutuma abantu bari batoya badafitanye amasano, badafitanye isano wenda na rimwe, noneho bakazasaza barifitanye. Ni nk'igihe nk'umuntu wenda ababyeyi bahuye bagashyingirana, mba nibaza ko icyo gihe nyine iyo babaye bakura nyine noneho bafitanye isano kandi baravutse ntabyo bafite. Niko mbyumva. Kubyumva buriya muri comment bazatubwira nimba koko ari byo. Yenda tugana ku musozo nakunze kumva ukunda guca imigani kenshi cyane ndetse ukanayikunda. Nanjye hari umugani numvise ariko sinawusobanukirwa, ndavuga ngo nzawubaza Deborah. Sibyo? Iyo bavuze ngo ahatari amahirwe utera ibivuzo bikamera, baba bashatse kuvuga iki? Ahatari amahirwe utera ibivuzo bikamera. Kumana we umugani kukomera. Oya uko mbajije se kushubirishijemo. Ndavuze ngo ahari amahirwe utera ibivuzo bikamera. We sinzi impamvu uri kuvuga ahatari amahirwe. Rero nanjye ntago nzi ahantu nyikuru. Reka twumve. Ahari amahirwe utera, ndumva isi woroha rero. Ubwo ahari amahirwe utera ibivuzo bikamera, ni ukuvuga ibivuzo ni abantu babizi. Ni ibintu nibivuza ni ibikirane kwa kundi tuvuge bashigishaga nk'ubushera, noneho kwa kundi bakamuramo ubushera bya bindi bisigara hasi by'amasaka nyine byitetse hamwe, ibyo bintu bakabyita ibivuza. Ubwo urumva ntibiba bikiri amasaka, ntibiba biri ifu, nta nubwo biba bikiri ubushera, muri make nta kintu byakamaze. Rero ubiramutse biteye ahantu bikamera kandi bitari amasaka, bitari n'iki, ni ukuvuga ahantu hose ugiriye amahirwe ushobora kuhakura nyine umugisha cyangwa ikintu ushaka, kandi wenda kitanakabaye ariko kuko hari amahirwe ikintu cyose ukoze nyine kigacamo.
urakoze cyane urumva nanjye mise mbimenya niyo mpamvu rero navuze ko ari wowe nzayibaza ahubwo wowe wari ukomoje ku kintu ikibivuze utubwiye nyine uko byikora utubwira ko biba biri mu bushera cyangwa se mu kigage bitewe n'uko byitorwa iyo byabaye icyo bita urwagwa byo byitwa gute urwagwa tuvuge ibya bindi wari utubwiye bisigara mu bushera byitwa ibivuzo none ibisigara mu rwagwa byo cyangwa se mu nzoga y'ibitoki byitwa gute urwagwa byitwa gute ibikatsi bari ibikatsi niba ari ibitende simbizi ibintu nk'ibyo ngibyo bazabitubwira ariko kugira ngo yenda babyumve neza uhite ubimenyera hano kubeta urabizi kubeta gusya ariko urabizi gusya kurusa ubundi burya nibyo bita kubeta noneho niho havaga icyo bita imbetezi rero nizo zasigaraga mu rwanda ibyo ngibyo rero ntabwo nari kubyibuka ibyo bintu ubwo bazabitubwira muri comment reka fata uno mwanya ngushimire ko nawe duhaye ikiganiro cyiza abagikurikiye buriya cyabaryoheye byanga byakunda wayitsinze kandi niyo waba utayitsinze tuzakosora nabo bazagenda babyandika no muri comment reka tubashishikarize gukomeza kudukorera share like subscribe kuko ni inkunga ikomeye baba baduteye natwe ibyiza tuzabigukorera kugira ngo bishime reka ngushimire Deborah wakoze cyane wakoze cyane kumbaza